dore uko ushobora kwiyandikisha gukora ikizamini cya burundu kizwi nka driving license. Iyo kode warangiza ukayishakira unyuze ku irembo. Mwiriwe neza nshuti za MTech TV Show. Hari abantu benshi bajya ku biro by'irembo hirya no hino hagiye hatandukanye bashaka kode zo kwiyandikisha gukora ikizamini cya burundu ikizwi nka perime cya polisi. Bakaba bataramenya yuko ino kode ushobora kuyishakira ukoresheje telefone yawe. Kubona kode y'ikizamini cya polisi izwi nka perime ukoresheje telefone yawe ni uburyo bukurinda bakwagaye amafaranga bajya bakwagaye komisiyo yo kugushakira kode kandi ufite smartphone yawe. Mu by'ukuri uyu munsi tugiye kureba hamwe intambwe ku yindi uko wabigerageza n'uburyo wabigenza. Njye mugiye kubana nanjye nitwa Emi, channel ye yitwa MTech TV Show. Mbahaye ikaze. Reba ko wakanze like kuri ino video kugira ngo YouTube ize kuza kubona yuko ino video ikwiye kujya n'ahandi. Iyo ukanze like kuri video no kureba ukayireba ukayirangiza, YouTube iragenda ikayisharinga no ku bantu batakoze subscribe. Kandi wibuke gushyira igitekerezo cyawe muri comment. Ku musozo w'iyi video uze kwibuka gukanda kuri buto ya subscribe aho hasi kugira ngo ujye ubasha kubona ikiganiro twaprodinze kuri YouTube ujye tukibona mu bambere. Nimugiye kubana nitwa Emi, mbahaye ikaze. Ibikoresho tugiye kwifashisha ni ibikoresho bibiri, ariko igikoresho gifatika ni igikoresho ngendanwa Android cyangwa se iPhone. Bikora kimwe, turi buze kuza kunyura muri Chrome. Chrome niryo banga rya mbere abantu baduhisha. Chrome ni mu mashine ibamo. Iyo unyuze hano kuri Chrome ukajya hari ahantu ukora research hagiye hatandukanye, hariya niho honyine uza ukandika ikijambo cyitwa irembo akadomorwa. Iyo wanditse ijambo irembo akadomorwa uhita ubona serivisi batanga. Wakwishyurira irembo, wakwifatira icyemezo cy'amavuko yawe, wakwishyurira umusoro, wagira ute, ibintu byose bibera hano kuri irembo. Reka dukomeze. Urabona iyo umaze kugera hano kuri uru rubuga rw'irembo, serivisi wasanga zigiye zitandukanye. Serivisi z'umuryango, twebweho tugiye gushaka serivisi za polisi. Ino video ndashaka ko iba ngufiya kandi muraza kuza kuryoherwa. Serivisi za polisi ngira ngo muri kuzibona. Iyo uje ugasikoninga utambitse hano hirya gatoya uraza ukahasanga serivisi zigiye zitandukanye. Guhabwa uruhushya rw'agateganyo, kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, amanota y'ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Iyo uje ugakandaho bakujyana kuri zino platform. Ngira ngo muri kuhabona aha hantu handitse akambi niho uza ugakora. Guys, ino video ye like maze nurangiza uyisharing kuri bagenzi bawe. Iyo ugeze aha ngaha utuza ugakanda aha ngaha kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Turimo turashaka perime. Nawe niba uri gushaka provisoire umbwire wereke ahantu ukuntu wabikora. Ngwino wandike ukanda aha ngaha handitse gusaba. Urategereza gatoya ubundi byihute cyane. Urabona yuko ni telefone turi gukoresha ntabwo ari machine. Ni gukora zoom kubera yuko telefone yanjye nayikoze nk'imashini. Aha ngaha ugeze rero ugiye kwandikamo inimero y'irangamuntu. Aha ngaha bahita bagusaba gushyiramo itariki yawe y'amavuko. Turashyiramo iya mbere z'ukwa mbere, ariko wowe ushyiremo ibiri ku irangamuntu yawe. Turayitekerezaho gatoya, nitubona atariyo turajya kuyireba ko iki gikorwa nyikoreye umuntu anyoherereje kode kuri SMS. Ndajya kureba kode yamaye muri SMS, kirimo pini bitewe yuko application zanjye zaziro pini, niyo mpamvu biri gusa gutya umukara. Ndahita ndeba kode n'amatariki ye na provisoire ye, ubundi inze nkomeze igikorwa.
guys like kuri ino video ndetse na subscribe. Iyo ukoze subscribe ino YouTube ihita isharinga ikiganiro cyawe ikajya n'abantu batakoze subscribe. Turashyiramo itariki y'amavuko, niturangiza gushyiramo itariki y'amavuko ibi ngibi turabikora neza twitonze. Turandikamo iya mbere z'ukwa mbere umwaka twavutsemo ni 2001. Icyo gihe iyo umaze kubikora neza ukamara gushyiraho umwaka n'amatariki, uraza ukemeza. Iyo umaze kwemeza bahita bakwereka ahantu ho gushyira provisoire. Wibuke ko ino video irareba abantu bafite provisoire, kandi nawe niba udafite provisoire umbwire mushakire code. Provisoire code yayo ni 5. Kwiyandikisha gukora ikizamini cya burundu permis code yo kwiyandikisha burya twishyura 10,000. Tubyohereza kuri code ya polisi ubundi tukazajya gukora ikizamini. Kandi wibuke ko na code y'ikizamini cya polisi mu Busanza ntagufasha kuyishaka, ndahari. Ndimuvuga ngo mwarazivuze, ahubwo ni ukutaba wamenya amakuru. Turashyiramo provisoire, nitumara gushyiramo provisoire turenzaho aka koni gatambitse, duhita dushyiraho pa ko rwatanzwe na polisi. Aka kantu ujye ukajya ukibagirwa ka pa. Duhita dukora search. Nitumara gukora search bahita baduhereza imyirondoro yacu yose kugira ngo muri kubibona. Iyo uje ugasikoringa gato uzamuka uhita ubona ahantu handitse icyiciro uruhushya wifuza. Turashaka urwego A. Guys, wowe niba ushaka urwego B cyangwa ushaka urwego C, F, zose ziba zanditseho kugira ngo murazibona. Turahita duhitamo akarere. Akarere niwo dushaka kuzakoreramo. Hari Gicumbi, hari Gasabo, hari Bugesera, hari Huye, Karongi, Kicukiro, Muhanga ndetse n'ahandi. Twebwe turahitamo Gasabo. Gasabo nitukihagera tuhabona ko hari ibyiciro bigera kuri 4 by'amakode. Turabona icyiciro cy'amatariki agiye atandukanye, ngira ngo urakubona imyanya zigiye itandukanye. Ugifungura uhita ubona ko harimo imyanya. Dusimbukiye gato Kicukiro kugira ngo tubanze duhengereze turebe ko hariyo kode zazo neza mu Busanza. Turareba tubone ko nta cyiciro na kimwe gihari. Uraza ukagerageza byibura ku matariki ya nyuma urebe ko amatariki yawe ari kwaka. Dusanze nta cyiciro gihari cyo gukorera uruhushya rwa burundu rwo mu Busanza ruhari. Turagaruka kuri Gasabo duhitamo itariki 21 z'ukwa munani ubundi tubone kwiyandikisha. Uraza ugakora ku matariki wahisemo kugira ngo uri kubibona. Tariki 21 z'ukwa munani imyanya 35, tariki ikurikiyeho imyanya 46, tariki ikurikiyeho naho hari imyanya 38. Iyo umaze gukora kuri ya matariki ushaka kuzakoreraho ikizamini, ngira ngo ni aya ngaya, isaha ni 9:00 kugera 3:00. Uraza ugakanda hasi handitse kubikurikira. Iyo umaze gukanda kubikurikira bahita bakohereza information zawe zose. Nta kindi kintu ukora aha ngaha, uraza ugahitamo nimero ya telefone se cyangwa se email bakohererezaho ubutumwa. Guys, like ku iki kiganiro ndetse na subscribe n'igitekerezo cyawe muri comment. Ndaza nanshyiremo nimero yanjye ya telefone.
iyi mesaje ndemeza ko namaze kubyemeza. Nimara kubyemeza hano hahita haka emeza green, urabona yuko gasa icyatsi. Ndaza nemeze, nimara kwemeza bahita bampa mesaje y'irembo kuri telefone yanjye, iriya nimero nshyizemo. Dore kode yo kwishyuriraho, dore ni iyi ngiyi, kwishyura ni 10,000. Kode y'irembo imanutse hejuru, ngiye guhita nyikandaho nindangiza nyirebe, ngira ngo dore ngiyi. Iyi kode niyo yo kwishyuriraho. Ikimara gutangwa gutya ntabwo igomba kurenza amasaha 8. Mbikoze nijoro saa 8, byibura amasaha 8, nabikoze saa saba. Guys, iyo umaze kubona kode bamaze kuyikohereza muri SMS yawe, yamaze kugeraho kode iturutse ku irembo, nta kindi kintu ukora, uraza ukajya ahangaha muri biyo, hahandi wahamagarira ahangaha, warangiza ukishyura. Kode yo kwishyura ni gutya: ni akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 7, warangiza ugashyiraho urwego, ukemeza kuri simukadi yawe, bakakubwira ngo ahangaha udushyiramo ya kode yo kwiyandikisha. Okay, reka duhite tujya gushaka ya kode yo kwiyandikisha. Turaba tubikansaninze gatoya kugira ngo ya kode yo kwiyandikisha tuyikorere kopi. Turaza kuri ya mesaje y'irembo baduhaye, niturangiza duhite tuyikandaho, duhite tureba kode yo kwiyandikisha. Ngira ngo kode yo kwiyandikisha dore ni iyi ngiyi. Ndazanye kandeho cyane, nindangiza muri kopi, mite nongera nkande ya makode, ndaza nkande 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 7, bitekeraho urwego nemeze. Bahita bambaza ya kode dore ngiyi. Ndahita nandika ya kode, nimara gukanda ya kode nemeze. Urahita ukanda send, nimara gukanda send barahita bakwereka uko ugiye kwishyura 10,000 kuri kode yawe. Ukimara kubikora urashyiramo pin yawe ya momo. Twebwe iyi serivisi ntabwo yakunda kubera yuko twamaze kubikora, ngira ngo twatse kode y'ikizamini cyo kuri 21/8, ngira ngo murabyibuka. Urabona yuko serivisi z'irembo ahangaha ni mesaje y'irembo kandi ni ku mazina ya Iragena. Dosiye yawe isaba kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga ifite kode yo kwishyuriraho ni iyi ngiyi, yishyuwe neza. Twamaze gukora iki gikorwa. Wakurikirana dosiye yawe ukoresheje ibi bikurikira: dosiye yawe no kwiyandikisha gukora no kwiyandikisha. Urabona yuko twahisemo Gasabo na kode yaho. Nimero ya dosiye yacu ni iyi ngiyi. Amafaranga yishyuwe ni 10,000. Icyiciro twahisemo ni icyiciro cya A. Ikigo cy'ikizamini ni Gasabo Gisozi. Itariki y'ikizamini 21/8/2025. Isaha y'ikizamini ni saa 1. Itariki yawe y'ikizamini yafashwe, yohereza ubutumwa bugufi. Urabona ni ubutumwa bw'irembo. Guys, reba ko akanze like kuri ino video, ubundi urebe ko utibagiwe gukanda subscribe. Ukanda subscribe, warangiza ukongera ugakandaho, ugakanda kuri all notification kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukwereka yuko twashyizeho video kuri YouTube. Ndabakunda cyane, yari MTech TV Show. Duherukane mu yindi video, kandi ushyira igitekerezo cyawe muri video y'icyo twazakwereka muri video
izakurikira. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.